turabashimiye inshuti zacu za gusenga everyday, abatugana mwese, abashaka gukurikira inyigisho mukande subscribe cyangwa sabone kugira ngo ibyigisho turadukurikiranya bije bibageraho uko bukeye nuko bwije. Twaganira ijambo ry'Imana ku cyigisho kitubwira gusenga. Icyigisho cyacu cyagiraga ibice 10. Ice cya mbere twaganiriye aho Imana iba, kuko iyo dusenga Imana, ariko twaganiriye kumenya aho Imana iba. Ice cya kabiri twaganira uko ibisubizo by'Imana bitugeraho. Ice cya gatatu twaganira imikoranire y'amasengesho n'impano. Igice cya kane twaganire ku kamaro k'amasengesho yo kwiyiriza. Igice cya gatanu twaganire ku nzitizi zihura n'amasengesho. Igice cya gatandatu turaganira ku bwoko bw'amasengesho. Igice cya karindwi tuzaganira ku mbaraga z'amasengesho. Igice cya munane tuzaganira ku cyerekezo cy'amasengesho. Igice cya 9 tuzaganira ku bihe byo gusenga. Igice cya 10 tuzaganira ku myifatire mu masengesho. Ubwo tugeze rero ku gice cya gatandatu, ubwoko bw'amasengesho. Turabanza gusoma ibyanditswe byera muri Matayo ibice 6 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13, twumva uko hatubwira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 9 turageza ku murongo wa 13, aratubwira hati: nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitosha, ahubwo dukize umubi. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bongeyeho ngo kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amena. Ubwoko bw'amasengesho. Hari abantu basenga mu buryo butandukanye, ariko turaganira ku bwoko bwa mbere. Ubwoko bwa mbere ni amasengesho y'umwimerere. Amasengesho Yesu yatanze igihe yaganiraga n'abafarisayo ababwira ku by'uburyarya bwabo. Yavugaga ko abantu benshi basenga bakibwira ko gusenga maremare cyangwa se kurambanya ariko kumvirwa. Ubwo rero Yesu ashaka kubabwira ko igituma abantu basenga bakumvirwa atari uburebure bw'amasengesho, atari igihe kirekire umuntu yakoresheje asenga, atari uko yapfukamye umwanya uhagije, ahubwo ko gusenga kutarimo uburyarya, wavuga n'amagambo abiri gusa ko Imana izi umutima wawe yabyumva. Na nizo mpamvu hari ku murongo wa 6 avuga ngo tutaravuga icyo dutekereza, Imana irondora imitima yacu, yarangije kumenya ibyifuzo byacu, ishobora no kudusubiza ikurikije ku byifuzo. Iyo tuyitungane tukaba tugiye kugera igihe cyo gusenga, ariko tutarafutuza akanwa kacu, Imana ibarangije kumenya icyo dutekereza n'icyo twifuza. Amasengesho y'umwimerere rero, Data twese uri mu ijuru, ni amasengesho rusange abantu bose bashobora gukoresha mu bihe byose, kandi akemerwa mu bihe byose, kandi akemerwa ku kintu cyose. Wayakoresha ugiye mu rugendo, wayakoresha ugiye kurya, wayakoresha ugiye gukora umurimo runaka, wayakoresha ugiye kubwiriza. Ni isengesho bita prière canonique, ni isengesho ry'umwimerere Yesu yatanze, atanga urugero ku bantu barambanya cyangwa batwara igihe kirekire ngo bari mu masengesho. Ariko Yesu aravuga ngo narangije kumenya icyo mutekereza mutarafutuza akanwa kanyu.
nizo mpamvu rero isengesho ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze icyo ushaka kibeho mu isi ngo kibeho mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu ntuduhane mu bitwosha ahubwo dukize umubi ni urugero Yesu Kristo yatanze aravuga ngo n'uwasenga ayo ngayo Imana yayumva. Aya masengesho rero amatorero yose arayakoresha. Iri ni isengesho riri mu matorero atandukanye abantu bakoresha, bamwe barifashe ryonyine rigasubiza ibibazo byabo byose, abandi barikoresha mu gihe runaka ca gahunda y'itorero cyangwa y'amateraniro, ariko iri sengesho ni isengesho ryemeye Yesu Kristo yatanze urugero. Noneho icyo ni igice cya mbere cy'ubwoko bw'amasengesho, ni amasengesho y'umwimerere. Abandi bashaka gukoresha amasengesho y'umwimerere bakoresha amasengesho aboneka mu byanditswe byera bya Zaburi. Zaburi ni amasengesho aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicaranye n'abakobanyi, ahubwo akishimira amategeko y'Uwiteka, kandi amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe ku mugezi cyera imbuto zaki igihe cyose, ibibabi byacyo ntibyuma, ngo ibyo azakora byose bizamubera byiza. Iriya Zaburi rero ni amasengesho y'ibihe. Zaburi yose urebye na 23 aho bavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ni amasengesho ushobora gukoresha mu bihe byose, kandi ayo masengesho akemerwa mu bihe byose kuko ari mu byanditswe byera, kandi ibyanditswe byera bikaba byarahumetswe n'Imana, ntabwo ari ibihimbano by'abantu. Ni amasengesho yemewe. Ushatse wakoresha iri sengesho ry'umwami wacu, usace wafata Zaburi ushaka nayo ikaguhindukira isengesho kuri wowe, ukaje uyisubiramo ku manywa na nijoro, uko bwije n'uko bukeye, nayo igahinduka isengesho. Ni igice cya mbere cy'amasengesho, amasengesho y'umwimerere adahinduka, ariko nayo arasubiza. Isengesho rya kabiri ni isengesho ry'ingwiririzi. Ya masengesho dusenga tugeze mu bibazo, tugasenga dutegekwa n'ibibazo. Iyo akubwiye ngo sengera ibyo kurya, amagambo uvuga yose ni amagambo ashigikira ibyo kurya, ahesha umugisha ibyo kurya, agendana n'ibyo kurya. Iyo bavuze ngo dusengera umuvugabutumwa, usenga gusa uko Imana iyobora umuvugabutumwa mu magambo agiye kubwira iteraniro, ugategekwa n'intego ihari. Iyo bavuze ngo tugiye kuja mu rugendo, nabwo bakabwira ngo senga, zamura ijwi ryawe, usenga usaba Imana kugira ngo izabayobore aho muranyura hose. Ubwo ni ukuvuga ngo amagambo uvuga ategekwa n'icyifuzo mufite uwo mwanya. Narizo mpamvu iri sengesho niryo benshi bakunze gusenga, uko abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, akumva ko nabivuga mu magambo ye aribwo aza gusubiza. Ariko rya sengesho rya mbere riremewe, n'iri rya kabiri tugezeho riremewe, bita isengesho ry'ingwiririzi. Nuvuga ngo sengera ibitubayeho, rishobora kuba mu gihe cyashize, rishobora kuba mu gihe tugezemo, rishobora gukoreshwa mu gihe kizaza. Ni ukuvuga ngo rishobora gukoreshwa mu mpitagihe, mu ndagihe no mu nzagihe, ukurikije ibigiye kuba. Bashobora kuvuga ngo sengera umuntu wapfushije, ikaba impitagihe, ukamusengera umukomeza, umuhumuriza, usaba imbaraga z'Imana kugira ngo imugirire neza, imwibagize imibabaro. Ni igihe cyashize. Ushobora gusenga mu gihe ugezemo mu kaga kabuga muri ako kanya, ati Imana duhuye n'ikibazo gikomeye, Imana turengere. Ariko ushobora gusenga iyo habaye ijwi ry'Imana rihanuye iby'igihe kizaza kandi bibabaje, bakavuga ngo hagiye kuba intambara cyangwa hagiye kuba inzara, ugasenga uvuga Imana icyo cyorezo kigiye kuza, byaba umutingito, byaba imvura idasanzwe, byaba inkongi y'umuriro, Mana uturengere. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bwo gusenga bita amasengesho y'ingwiririji. Noneho mu Gifaransa baravuga ngo ni prière circonstancielle. Nuvuga ngo prière de circonstance ni amasengesho ategekwa n'ibitugezeho, buri wese akavuga ibimuri, undi akavuga ibimuriho, n'icyifuzo bamuhaye agategekwa naco, bita prière de circonstance. Byarabaye Yona yasengeye mu nda y'urufi. Yona igice cya kabiri, muhanuzi Yona
ifi imaze kumumira yazamuye isengesho aratakamba aravuga ati Imana ngeze habi ngeze mu nda y'urufi ariko nundoko rukankura aha hantu nkabona ngeze imusozi nzishimira urusengero rwawe rwera kandi nzatamba ibitambo by'ishimwe kubw'icubahiro cyawe. Yasengaga ari mu nda y'urufi agasenga kuko yumvaga ashya cyane asenga Imana kugira ngo imukure mu nda y'urufi. Babyitaga amasengesho y'ingwiririzi. Abantu benshi basenga bahuye n'akaga bavuga akaga bahuye nako. Ni amasengesho twese dukoresha iyo dusenga. Mana uzampa umwana. Iyo umuntu ageze mu gihe cyo kubura umwana ashobora gusenga ati Imana uzampa umwana, akagumya asenga atsimbara aravuga ku mwana ashima Imana kubyamukora ariko bati Imana uzampa umwana. Iryo ni isengesho bita isengesho ry'ingwiririzi. Naho irya mbere baryita priere canonique. Isengesho rya gatatu rero ry'ubwoko ni isengesho bayita amasengesho y'ibyiyumviro. Amasengesho y'ibyiyumviro ni amasengesho akora mu mitima y'abasenga ariko iminwa ntivuge cyangwa ntisohora ijwi. Ukahuye n'ikibazo ukaba utagishobora gufutura, ukaba ugeze mu kaga, akaga ndetse kagera no ku rupfu, ariko ukabona ko kurambanya ufutuza amagambo yawe biratinda, ahubwo ya masengesho ukayarekurira mu mutima, umutima wawe ugasenga. Hari igihe iminwa ishobora kunyiganyiga, hari igihe iminwa ishobora gukurikiza rya jwi wakurikije ikanyiganyiga, bakwitegereza bakareba iminwa, ariko isengesho rivugira mu mutima utanga ibyifuzo byawe bayita prière de méditation. Ayo masengesho arafasha. Ni amasengesho meza ushobora gusenga uri mu rugendo, ni amasengesho ushobora gukoresha uri guhinga mu murima wawe, ni amasengesho ushobora gukoresha uri mu ishuri, ni amasengesho ushobora gukoresha uri mu rusengero, ni amasengesho ushobora gukoresha ugeze mu kaga, ni amasengesho ushobora gukoresha uri mu nzu y'imbohe. Iryo sengesho ryitwa isengesho ry'ibyiyumviro rivugira mu mutima wawe. Ushobora kurukora n'undi murimo udasa nabyo ariko umutima wawe ukora ibindi. Nizo mpamvu ushobora gukora imirimo ukoresha amaboko ariko ibiri mu mutima wawe bikaba bidahuje n'ibiri mu maboko yawe. Nizo Imigani ibice 23:7 havuga ngo uko atekereza mu mutima akenshi bikunze gutandukana n'ibikorwa mu maboko cyangwa mu bikorwa. Umutima w'umuntu ushobora gutekereza ibidahwanye n'ibyo ari gukoresha amaboko cyangwa amaguru. Umutima w'umuntu ushobora gukora ibitandukanye n'ibyo ari kuvuga. Narizo mpamvu umwanditsi yaravuze ngo uko atekereza mu mutima we niko ari. Ashobora kukubwira ngo ndagufungurira ariko hari igihe umutima we udahuje nawe. Ushobora no kuvuga ibidahuje n'ibyo iri ku mutima. Iryo sengesho rero ry'ibyiyumviro ni isengesho rikomeye kandi rivugira ku mutima ariko ritabasha gusohoka. Ariko abantu bakureba, urugero nka Hana umugore wa Rekana yabuze umwana igihe kirekire, aba mu nzu y'Uwiteka atakamba asaba umwana, bigera igihe ahinduka nk'umusinzi. Umukozi w'Imana Eli yajyaga aramuhamagara ati ariko Hana wabaye nk'uwahuye n'isindwe. Iryo sindwe ryawe rizagera he? Muri Samweli ya mbere igice cya mbere umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 13. Hana agasengera mu mutima we ariko abamwitegereza iminwa yikanyiganyiga igendera kuri ritime cyangwa ku njyano y'umutima. Iryo ni isengesho yasengaga abantu batumva. Umuntu ashobora gusenga n'abantu bumva akoresha isengesho ry'umwimerere. Umuntu ashobora gusenga abantu bakumva akoresha isengesho ry'ingwiririzi. Ariko umuntu ashobora no gusenga abantu ntibumve kubera ko ijwi ryavugiye mu mutima we kandi akarangiza kandi Imana igasubiza. None isengesho rya kane, ubwoko bwa kane, ni ugusengera mu mwuka. Abaroma 8 utangire ku murongo wa 26 ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo abantu bazi uko basenga. Kenshi umwuka w'Imana ni usabira abera. Kandi tweyo tugiye gusenga dushira ibyifuzo byacu imbere y'Imana ntabwo tuba tuzi ubushake bw'Imana.
akenshi dusenga dukurikije icyo dukeneye, akenshi dukurikiza amarangamutima yacu, ariko iyo tugiye kuzamura ijwi dukoresha isengesho hari igihe tugendera ku byifuzo byacu n'amarangamutima, ariko Imana yo mu ijuru ikabona ko atari byo ngombwa, ikohereza umwuka wayo wera akakuzaho, kuko umwuka wera azi ibyo Imana ishaka, none akagusabira nk'uko Imana ishaka. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo tuzi uko dusaba, ariko umwuka wera adusabira mu ntege nke zacu. Umwuka wera rero niwe uhamanya n'umutima n'umwuka w'Imana, kugira ngo ubushake bw'Imana bunyure muri ya masengesho, kuko yakozwe n'umwuka, none icyo twifuza kitugereho. Amasengesho y'umwuka aza ryari? Niyo abantu batsimbaraye ku byifuzo byabo, niyo abantu bakurikije amarangamutima yabo, niyo abantu batekereje ku byo bakeneye gusa. None Imana yo ikabiza ibyo dukeneye bitandukanye n'ibyo ubwacu twifuza. Imana rero ituma dusenga mu mwuka, kugira ngo umwuka dusengere mu ntege zacu adusabire nk'uko Imana ishaka. Pawulo yanditse amagambo yanditse mu Korinto ya mbere ibice 6 umurongo wa 12, aravuga ngo byose ndabyemererwa, ariko ntabwo ariko byose bigira umumaro. Nakwifuza byinshi, ariko byose siko bingirira akamaro mu byo nkora. Aravuga ati rero kuko byose ntekereza nasaba atari ko bigira umumaro, Imana yonyine izi bifite umumaro. Nshobora kugira icyifuzo cyanjye nihariye, ariko Imana ikabiza icyagira akamaro cyane cyane kubw'umurimo wayo no kubw'ubugingo bwanje. Nizo mpamvu yohereza umwuka wera akadusabira mu ntege nke zacu, ijwi ry'abantu rigaceceka, maze ijwi ry'Imana rikavuga, rivugira muri wowe. Imana noneho ikareba ubushake bukwiriye kuco wasabye, igakoresha ubushake bwayo mu gutanga igisubizo. Abakorinto wa mbere ibice 14 umurongo wa 14 kugeza 15, Pawulo yavuze amagambo ati, yaravuze ati nshobora gusenga umwuka wanje, ariko nshobora no gusengesha ubwenge bwanje. Abantu bashobora kwibaza ngo mbese ko ari igihe umuntu asenga mu mwuka abandi bagasengesha ubwenge, ibyiza ni ibi? Ijambo ry'Imana riravuga ngo byose ni byiza, dushobora gusengesha umwuka cyangwa tugasengesha ubwenge bwacu. Iyo dusengesheje ubwenge bwacu, twasenze tugahishurirwa ubushake bw'Imana, Imana irabyemera. Hari igihe rero ari ngombwa ngo dusengeshe ubwenge bwacu, ko Imana yabuduhaye kandi ikaba yaraduhamagariye umudendezo. Dushobora no kwigenga mu masengesho dusenga, ariko isengesho ry'umwuka ni igihe umuntu yayoba ubushake bw'Imana. Pawulo aravuga ngo byombi ni ingirakamaro. Nzasengesha ubwenge bwanje, ariko nzasengesha n'umwuka w'Imana, kugira ngo igihe kimwe nayo ubushake bw'Imana, wa mwuka w'Imana nsengere mu ntege nke zanje, noneho ansengere nk'uko Imana ishaka. Imana yacu yabwa icubahiro, kuko yatwemereye ko twasengesha ubwenge cyangwa tugasengesha umwuka w'Imana. N'Abakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 14 n'uwa 15. Abantu rero bashobora gusenga mu buryo butandukanye, basengesha ubwenge cyangwa bagasenga mu mwuka, ariko mu mwuka niyo ubushake bw'Imana bwashatse ko usenga muri uwo mwuka. Kubera utazi ubushake bw'Imana, Imana yohereza umwuka wayo, umwuka wera akagusabira mu ntege nke zawe nk'uko Imana ishaka. Icyo ni igice cya 6 cy'ubwoko bw'amasengesho. Ubwoko bw'amasengesho rero bugizwe n'ibice 4. Hari amasengesho y'umwimerere, hari amasengesho y'ingwiririzi, hari amasengesho y'ibyiyumviro, hari n'amasengesho aza mu buryo bw'umwuka, umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Bene data, iryo uzasenga ryose ugomba kuba ukiranuka mu mutima wawe, Imana izaryemera. Yaba amasengesho y'umwimerere, Imana izemera. Ryaba isengesho ry'ingwiririzi, Imana izemera. Ryaba isengesho ry'ibyiyumviro mu mutima wawe, Imana izemera. Ryaba isengesho ryo mu ndimi, iryo rituruka noneho ku bushake bw'Imana, ugiye gusenga mu mwuka, nabyo biremewe kugira ngo umwuka wera asabira bera kuko Imana ishaka. Igice cya 7 tugiye kuganira noneho ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zigendera mu bintu 4 bikomeye.
imbaraga z'amasengesho za mbere nk'uko twasenze ngo Mana uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ijambo ry'Imana ubwo rishaka kudusobanurira ko twari dukwiriye gusaba Imana icyo natwe twabasha gutanga. Iyo usenga Imana ukabwira Imana ngo Mana uzampa inzu, Imana irondora umutima wawe ireba ko nawe Yesu ufite amazu wayatanga. Nadizo mpamvu havuga ngo Matayo 6:14 kugera 15 haravuga ngo nitubabarira abantu ibyaha byabo badukoreye Data wo mu ijuru nawe azatubabarira ibyaha byacu, ariko nitutababarira abantu ibyaha byabo badukoreye Data wo mu ijuru nawe ntabwo azatubabarira. Imana ishaka ko usenga usaba icyo wabasha gutanga. Imana ishaka ko niba usaba inzu wayitanga bibaye ngombwa ufite ayandi. Imana ishaka ko iyo usaba amafaranga yo kuja ku ishuri, Imana irareka bo atese uriya muntu unsabye amafaranga yo kuja ku ishuri ayafite yakwishurira ugiye ku ishuri. Iyo ugiye gusanga Imana igukiza indwara, urasenguka bati Imana maze igihe kirekire ndwaye, maze igihe kirekire ntaguruka ntishoboye. Imana ireba umutima wawe ikawurondora ikamenya niba washobora kwishurira ibitaro urwaye. Ubaye ufite ubushobozi hakagira urwara muturanye cyangwa hakagira inshuti yawe muri kumwe irwaye, washobora kwivuza. None se ko wifuza gukira ubyifuriza abandi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, bisobanura ngo Mana unkunde nk'uko nkunda abandi, Mana ungire neza nk'uko ngirira neza abandi, Mana umfashe umbe imbaraga nk'uko nanje nziha abandi, Mana unkomeze mu rugendo nk'uko nanje nkomeza abandi, Mana unyambike nk'uko nanje nambika abandi, Mana umpe ibyo kurya byanjye by'uyu munsi nk'uko nanje ntagira ibyo kurya by'abandi by'uwo munsi, Mana ntumpane mu bitosha nanje sinishimira ko abandi bahanwa mu bibo. Iyo mu byifuzo byawe n'ibyiyumviro wabasha gutanga iby'Imana usaba, Imana irabiguha. Izo ni imbaraga mu masengesho. Imana irareba niba usaba, ireba ko ushobora gutanga. Abantu benshi basaba babagito, akaba atabasha kuzimanira umushitsi ariko agasaba icumbi, akaba atabasha kwambika umukene ariko agasaba ko Imana imwambika, akaba atabasha kuvuza abarwayi ariko agasaba ko Imana imukiza mu buryo bw'ibitangaza. Ntabwo ari byo twari dukwiriye gusenga Imana dusaba ico natwe twabasha gutanga. Imbaraga za gatatu ziri mu gukiranuka. Muri Yakobo ibice 5:15 na 16 hari ahavuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rizakiza umurwayi ni 16. Ni ukuvuga ngo iyo usenze Imana udakiranuka, Imana ishobora kuba igukunda ariko kuko watanze inzitizi zihagarika umutima kumva bitewe n'ibyaha byawe, Imana ntigusubize. Dawidi muri Zaburi ya 66:18 yaravuze ngo Mana iyo nibwira iryo gukiranirwa mu mutima wanje ntabwo Uwiteka baranyumviye. Iyo nibwira iryo gukiranirwa. Ariko Yesaya 59:1-2 haravuga ngo ntabwo ukuboko k'Uwiteka kwaheze ngo abashe gutabara, nta n'ugutwi k'Uwiteka kwapfuye ngo areke kumva, ahubwo igukiranirwa kwacu niko kwatandukanije abantu n'Imana yabo, kandi n'ibyaha abantu bakora nibyo bituma Imana ibima amatwi ikareka no kumva. Ntabwo ukuboko k'Uwiteka kwaheze ngo anebwe gutabara. Imana bayiteguye kugutabara igihe cyose ugikeneye, ariko abantu benshi batandukanijwe n'Imana no gukiranirwa kuri mu mitima yabo. Na Dawidi yaravuze ngo iyo nibwira iryo gukiranirwa ntabwo Uwiteka yanyumva, uko gukiranirwa kuba mu mitima y'abantu. Ibyo byaha byiziringitirana ku bantu byatuma Imana itabona inzira yo kugusubiza, kandi igihe cyo gusubiza cyari kigeze. Byari saa kugira ngo umuntu abanze gukura gukiranirwa kwe ku mutima we, ubanze kwatura ibyaha byawe, ubanze gukura ikintu cyose cyanduye cyagaragara hagati yawe n'Imana, maze Imana ikaguha ibyo ukeneye byose. Narizo mpamvu gukiranuka nako biri mu mbaraga z'amasengesho. Noneho rero
icya gatatu ni ukwizera. Hariya muri Mariko ibice 11 ku murongo wa 24 kugeza ku 25 haravuga ngo icyo tuzasaba cyose twizeye tuje twemera ko twagihawe. Ariko hepfo kuri 25 haravuga ngo niba hari umuntu wabagiriye nabi mugiye gusenga mwaba babiri cyangwa batatu mukaba mugiye gutangira amasengesho muzi ko hari umuntu wabahemukiye, ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo atabasabye imbabazi mubanze mu mubabarire. Ntabwo Imana ivuga ngo tubabarire abasabye imbabazi gusa, ahubwo Imana iravuze ngo niba hari umuntu wabahemukiye akaba ari igihe cyo kujya kwegera Imana mushaka gusubizwa mu byifuzo byanyu, nyabuna muje mubanza kumubabarira kugira ngo ryasengesho ryanyu mugiye gutambere y'Uwiteka ritambuke, nuko mwabasha kubabarira n'ababahemukiye batabasabye imbabazi. Hari igihe umukirisa avuga ati ngewe niteguye gutanga imbabazi, ariko wampemukiye ntabwo yaje kuzinsaba, ariko umutima wanje uriteguye. Ntabwo umutima wawe witeguye gutanga imbabazi niba utabasha kuzimuha atazigusabye. Umutima w'Imana nuko watanga imbabazi kubazi gusabye no kubatazi gusabye, ko n'Imana tubabarira byinshi tutasabye imbabazi. Hari n'abatarasaba imbabazi kuva babaho, ariko Imana ikabibabeshejeho kandi ikamenya ubuzima bwabo kandi ikabarinda kandi batarigeze basaba imbabazi. N'abasabye imbabazi barazihabwa, ariko Imana n'abatarasabye imbabazi ibabeshaho. Niba ushaka no gusenga neza ukazi ko hari abantu baguhemukiye kandi ukabuzi kubanga kwawe kwatuma biba inzitizi mu masengesho, zambaraga z'amasengesho nono zigahagarara, bya byifuzo wari ukeneye ntibisubizwe kuko utabashe kubabarira. Byaba kwizera, byaba gukiranuka, cyangwa se byaba kuba ufite ubushobozi bwo gutanga ibyo wasabye, ariko ubushake bw'Imana butegeka byose. Yesu rero amaze guhura na Yuda n'igitero, bari kumwe n'abatambyi, umwe mu bagaragu b'umutambyi yari ari kumwe nawe, none umwigishwa witwa Petero akura inkota aca ugutwi kumwe mu bagaragu b'abatambyi kugwa hasi. Yesu yafashe kwa gutwi agusubizaho, aravuga ngo subiza inkota mu rwubati kuko abicwa n'inkota bazicishwa inkota. Abicisha inkota bazicwa n'inkota byarisobanura ngo guhora ku mukiranusi ntabwo byemewe. Yesu afata kwa gutwi agusubizaho mu mwanya wako. Nuvuga ngo aravuga ngo ntabwo ari abarwanyi nabuze, iyo nshaka nari guhamagara data mu ijuru akonyereza abasirikari region 12 kandi region imwe ni 6,000 byari ku 72,000 nari kugota abantu hagira unsimbuka, ariko mbikoze ubushake bw'Imana bwasohora bute? Yesu yarashaka gusobanura ko ibiba byose ubushake bw'Imana burabitegeka. Ntabwo gukira byari bibi, ariko ku bushake bw'Imana bwari bwashatse ko umunsi ugera Yesu agambanirwe n'abambuzi n'abatambyi bakuru, azapfe azuke ku munsi wa gatatu, byari byaranditswe kuri we. Narizo mpamvu ubushake bw'Imana kwavugira ngo ibyanditswe byera bisohore. Ubwo rero Yesu aravuga ngo ntabwo ari ubutabazi nabuze nanje ubwanyu nshoboye gutabara, ariko ntabwo nabikora kugira ngo ubushake bw'Imana busohore. Mbaye nitabaye Yesu ubushake bw'Imana bwasohora bute? Imana rero ireba ibyo dukora dufite kwizera, ikareba ko dufite gukiranuka, ikareba none uko twabasha gutanga n'ibyo dufite, ariko imbaraga z'ubushake bw'Imana zikagenda ibyo byose uko ari bitatu. Ubwo none urebye mu byakozwe n'intumwa ibice 7 hari ku murongo wa 60 batera Stefano amabuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijuru rirakinguka, abona umwana w'intama iburyo bwa se. Yarebanaga n'Imana mu buryo bw'umwuka, yarebanaga na Yesu mu buryo bw'umwuka, kandi n'umwuka rero wari umurimo ko Stefano yuzuraga umwuka wera. Yarategereje gutabarwa kuva mu ijuru, ariko Imana iraceceka, n'umwana w'intama araceceka, n'umwuka wera uri muri Stefano araceceka, kugeza igihe abamutera amabuye b'abanyamahanga cyangwa abapagani bamukura mu mwuka. Ariko agiye kuva mu mwuka
asabira abamurenganya aravuga ngo Mana ubababarire kuko batazi ico bakora. Barana abapagani, barana abanyabyaha. Njewe namenye ukuri igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye, ariko bara kuko batazi ico bakora, Mana ubababarire. Ukurikiye amateka ya Paulo witwaga Sawuli, ico gihe warindaga imyambaro kugira ngo batayiba igihe bateraga Stefano amabuye. Hahise igihe kigeze nk'umunsi y'umwaka Sawuli arihana ahinduka Paulo. Bigaragara ko ryasengesho ryo kubabarira bamurenganije ryagize akamaro. Byagiriye ki akamaro? Ntabwo yavumye abamurenganije, ahubwo yababariye abamurenganije, abifuriza kuzabona ubugingo buhoraho, ko arashaka ko bihana bagakizwa. Ntabwo rero Imana yishimira ari ugupfa kw'abanyabyaha. Ezekiel 33 umurongo wa 11, ntabwo Imana yishimira ko umunyabyaha yapfa, ahubwo Imana ishaka nuko umunyabyaha yava mu ngeso ze agahindukira maze Imana ikamukiza. Kuko Stefano yasenze isengesho ryo gusabira umugisha bamugiriye nabi, Imana yararyumvise Siriplase arapfa, kandi apfa afite ubugingo. Ariko Sawuli mu gihe gito arihana ahinduka Paulo, abwiriza ubutumwa bwiza, abantu barakizwa kubw'imbaraga z'amasengesho Stefano yari yasenze. Ndetse na Yesu yabwiye abari bamaze kumurenganya aravuga ngo Mana ubababarire ko batazi ico bakora. Iryo ni isengesho ry'abakiranutsi. Iyo bagiye kuva mu mwuka cyangwa iyo bahuye n'akaga basabira ababarenganya, ni ikintu gikomeye cyane kizana imbaraga mu masengesho. Ingingo iheruka none, ingingo iheruka ni igice ca 8. Icyerekezo c'amasengesho kirimo imigabane ibiri. Hari icyerekezo cy'iburyo n'icyerekezo cy'ibumoso mu masengesho. Hari usenga atanga umugisha ku bantu, hari n'usenga kandi afite imbaraga ariko atanga umuvumo ku bantu. Ayo masengesho barayatanga. Hari usenga atanga umugisha, hari n'usenga atanga umuvumo. Ariko usenga atanga umuvumo ni umunyabyaha, nta mukiranutsi usenga atanga umuvumo. Abantu benshi barasenga ngo Mana yangirije umurimo wawe, yakoze ibyaha bikabije, nawe umwereke umwice cyangwa umusahure cyangwa ibyo byose binyagwe kugira ngo amenye kuri Imana. Iyo ntabwo ari isengesho ry'abakiranutsi. Ryari ryemeye mu gihe cy'isezerano rya kera. Igihe kimwe Kora, Datani na Abiramu bagomeye Mose, n'ukubara ibice 16 baramugomera bashidikanya ko atatumwe n'Uwiteka. Ariko Mose agiye gusenga aravuga ngo Mana aba bantu bashidikanije ko wampamagaye ko wantumye, none nanjye ngiye kugusenga mbasabira urupfu rudasa n'urw'abandi. Mana ubu ngiye gusenga isi yasame ibamirane n'ibyabo byose. Ijambo ry'Imana kubara 16 umurongo wa 31 kugeza 34 harabangwa kibumbura kanwa, isi rasama. Babantu bari bamugomeye bararigita bose n'ibyabo n'ababo, amazu yabo n'amatungo yabo n'abana babo. Isi rongera ibumba kanwa kayo. Iryo ni isengesho Mose yasenze kuko ryari huye n'amasezerano yagiranye n'Abisirayeli. Uwakoraga icyaha yaricwaga, uwasambanaga yaricwaga, uwakoraga ku isabato yaricwaga, uwarogaga yaricwaga. Ariko mu gihe cya Yesu Kristo n'ubyawo umurozi aze Imana imubabarire yihane, umusambanyi aze Imana imubabarire, uwakoze ku isabato Imana imubabarire, uwica umuntu Imana imubabarire. Uko niko gukiranuka mu masengesho mu isezerano risha. Ntabwo rero irasengesho rya Mose twarikoresha tuvuma abaturenganya. Zaburi 109 hari amasengesho yo kuvuma tutakwiye gukurikira, yo kuvuga ngo hasigara ubusa, abane bahinduka imfubyi, umugore wahinduka umupfakazi, he kugira uzabitaho. Ayo ntabwo ari amasengesho y'abakiranutsi. Na n'uyu munsi hari abakristo batarasobanukirwa, babona umuntu yaguye mu cyaha bakavuga ngo Mana mupfakazi amenye kuri Imana, mwicira abana maze amenye kuri Imana, agaruke yaguhindukirira kumenye. Mubuze icumbi, senya inzu ye, muteza akaga n'ibyago. Ntabwo ari amasengesho y'abakiranutsi. Ahubwo isengesho ry'abakiranutsi ni isengesho ryerekeza iburyo
kuko iryo ni iryerekera ibumoso rivuga ngo Mana umuhe umugisha, umuhe kukumenya, umwishurire kurutaho kugira ngo abashe kukumenya n'imbaraga zawe maze yihane. Dusabira abantu kwihana, ntabwo dusabira abantu gupfa. Isengesho ry'Imana yemera rero ni risabira abantu kwihana. Baba ari abaguhemukiye, baba ari abanyabyaha bataguhemukiye, abo bose Imana ishaka ko bagaruka bakihana. Ubwo rero ibyerekezo ni bibiri. Ibyerekezo byo gusabira abantu umuvumo n'ibyerekezo byo gusabira abantu umugisha. Ariko iby'Imana yemera nuko twasabira abantu umugisha, tukabasabira gukizwa, tukabasabira kuza mu nzu y'Imana, tukabasabira kuva mu byaha. Imana nayo ntabwo yishimira ko abanyabyaha bapfa. Petero ya 2 ibice 3 ku murongo wa 9 haravuga ngo ntabwo Imana itinze isezerano ryayo nkuko abantu bamwe batekereza ko irisinza, ahubwo Imana itegereza abantu yihanganye, idashaka ko hagira n'umwe warimbuka, ahubwo ko abantu bose bahindukira bagakizwa, bose bakaba abakiranutsi, bose bakinjira mu nzu y'Imana. Ndasengera bene data umunsi wa none batwumva mu mahanga yose cyangwa mu bihugu bitandukanye, abakurikira ijambo ry'Imana, kugira ngo mwe kuja musengera umuvumo kubabahemukiye, mwe kuja musengera kugubwa nabi ko ababagiriye nabi, ahubwo tuye dusenga Imana dusaba kugubwa neza ko abatugiriye nabi. Nanizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umwanzi nasonze uzamugaburire, kandi tubabarire abanzi bacu nkuko n'Imana itubabarira twarakoze nabi. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo dusabire umugisha abantu bose, kandi tugirire neza abantu bose, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana kuko tubana igihe cyose. Ariko nta tegeko ry'Imana rivuga ko hari abo dushoboye guhemukira. Nanizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo uzagukubita urushi mu musaya uzahindure n'undi. Mwumvise ko byavuzwe ngo uzagukura iryinyo nawe ukurirye, iryinyo rihorerwa irindi, ijisho rihorerwa irindi. Ariko nje ndavuze ngo musabire abanzi banyu, mubaheshe umugisha kugira ngo mwitwe abana b'Imana, abana baso mu ijuru. Ko natwe turi babi ariko Imana ikatuvubira imvura, turi babi ariko ikatuvushiriza izuba, ikaduha byiza turi babi. Noneho mube mukiranuka nkuko so mu ijuru akiranuka, nutanga imbabazi ku banyabyaha, nubabarira bamugiriye nabi. Natwe dukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko Imana ikatubabarira kwiza ashaka ko turimbuka, ahubwo ishaka ko abantu bose bakizwa bakabona ubugingo buhoraho. Ndasenze kugira ngo uyu munsi wa none abatwumvise bumve aya magambo, bumve ko dukwiye kubabarira abaduhemukiye no mu masengesho. Twe kujya dusenga dufite abanzi tutarababarira, ahubwo tuye tubanza kubababarira, nitumana tubare gusaba Imana imbabazi no gusaba ibyo dukeneye byose. Imana yacu dusage mu izina rya Yesu. Imana ndagushimiye ndaguhimbaje, uyu munsi mwiza watugeneye ni umunsi mwiza w'ibyishimo kandi wo gutabarwa. Abanyamasengesho barasenga bakararama bakareba mu ijuru, kandi umuririmbyi yarebye mu ijuru avuga ngo Mana gutabarwa kwanje kwaturuka he? Ijambo ry'Imana avuga ngo kwaturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ibyo dusaba ni byinshi, ariko Pawulo yavuze ngo bitwemererwa ni bike. Dushobora gusaba ibihuje n'amarari yacu, ariko Mana umwuka wawe wera adutegeke kugira ngo tuye dusaba ibihuje n'ubushake bwawe. Tugire kwizera, tugire gukiranuka, tugire ubuntu, tugire urukundo kugira ngo tubashe gusaba ibyo twabasha gutanga, kugira ngo nawe uri mu ijuru twishimire, maze ibyo dusaba byose turi imbere yawe tubihabwe. Kwijambo ryawe riravuga ngo nidusaba twizeye kandi twabyumvikanyeho, nta kibazo kiri hagati yacu, twarangije kubabarira abaduhemukiye, ibyo dusaba byose turabihabwa. Turasenze igitondo cyiza Mwami, kugira ngo abagusenga bose barambuye amajwi yabo basaba ibyo kubakiza n'ibyo gutabara. Udutabare mu rugendo rwacu rwose, kandi utugirire neza, kandi Nyagasani duhe gusabirana kugira ngo amasengero yacu ahurire iwawe, kugira ngo n'abatarakizwa bakizwe. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.